urabona we bitaki arasha tuba tugomba guhura nizi nyama turazisanga iyi ni miti unaona we ninaona kabisa hizi nyama ni nzuri hizi nyama ni za nini niko nyama ya nini nyama ya mbuzi hakuna sina mbuzi hakuna mbuzi nyama ya ihene baita nguki ihene bayita mbuzi lugha ya Kiswahili yes banasema mbuzi arasha unafahuka Yesu umujene jewe ndi natuka Kinamba nafika Gasoko Ruhango unatoka Kinamba unafika Ruhango yes ibyo bisobanuye iki ubwo ni inzira ndi kunyuramo uri kuva inzira ya Kinamba ugera mu nzira ya Ruhango inzira ya Ruhango Ruhango ni iki Ruhango na kagari cyangwa se n'umudugudu Ruhango se hanjye ntabwo mbizi ngene nzi ko Ruhango ari akarere nko kwa akarere ka Ruhango umudugudu ni wa Ruhango hano turi muri Ruhango cyane garafure karame mezutese ndashima mwana we ndabona wizihiwe kabisa orobasha yendi ngo nzaza shatijana urazizi shatijana ntabwo nziza ntabwo zizi nibwo bisobanuye icyo shatijana shatijana no kunywa wenda geri y'igihumbi n'ijana urumva geri y'igihumbi n'ijana no kuvuga ngo shatijana ubwo izo byeri ziba zimeze gute ni Knowless y'igihumbi n'ijana Knowless buri igihumbi n'ijana cyane sure cyane niyo mvuga ngo ni shatijana ariko ubuse icyo wanyweye ni byeri ni Knowless ni kino mu bana bajipo akona siwezi wa Knowless banyita Alias Kaboko Jean Marie Alias Kaboko Jean Marie yes tukaba duhuriye hano habayita Ruhango hano duhuriye mu marembo y'iki hano mu marembo Karame shefu wanjye komeza duhure mu marembo hano y'urwibutso ariko nta mutima mubi njyewe banyita Alias Kaboko Jean Marie nta mutima mubi shefu wanjye nta mutima musanzwe ukora iki mu buzima busanzwe ubuzima bwanjye niberaho gikonsoline niberaho gikomando oroha njyewe nkora akazi k'igifundi ariko mfite uwo ncungira ibyiwe uruvuga ngo uri n'umuzamu mu buzima busanzwe ukora n'akazi k'ubufundi yes ufite umuryango abana batatu ufite abana batatu n'umugore yes umwana wawe afite imyaka ingahe mukuru 18 Uwase Denise afite imyaka 18 yes undi Umwizerwa Joseph afite 14 Umwizerwa Joseph afite 14 ubwo harabura umwe Odessa nzamubyara bivuze ngo ufite babiri ariko nyine ntabwo wa gatatu mwese nzamubyara nta mbaraga mfite uzimaze gushiramo gakeya oya ubwo ibyo nzabasha guhaha ni ibyo ngibyo yes none se akabazo kamwe gusa nkakore kukahita wigendera sibyo nanjye nitwa Kidasamura ndi umunyamakuru uzaba ikinyabwoya nitwa Kidasamura ndi umunyamakuru yes mbaza ibibazo bitandukanye kubaza ikibazo kimwe mbaza ikibazo nagusubiza shaka undi mugore se shaka undi mugore wa kabiri se ufite sura muhagije cyangwa ufite naga guhagije uwo mfite ntago muhagije nanjye sinihagije ntago muhagije nawe si ahubwo umva nkubaze mu buzima tujye dukunda iki tujye dukundana agukunda kubyaragura urumva nk'inzoka abo wabyewe umwarimu cyangwa babiri cyangwa batatu urumva wabona ubashije kuzabibasha ugafungira aho ngaho uvuze ngo ni ukubyara abana batatu ukarekera oyanjye naranafunze ugiye ko ufite babiri se warafunze ni babiri ko narafunze umugore wawe nyine nazongera kubyara se yaracuze nabibasha azikorera ipari ariko njyewe azaguca inyuma yikorera ipari ariko njye sindimo ntabwo urimo nyamara uke nta kandi kana kamwe kugira ngo nzarera abo mbashije kurera kuko arizo mbaraga mfite izo mbaraga ufite ubwo wabyaye babiri ubwo urugero rwiza wahereza nk'abanyarwanda badukurikiranye kuri ino televiziyo ni wavuga ngo babyara abana babiri ariko mba nkubwire fata ibyo ubashije kuba wabasha kurera byara ubashije kurera ufata ubashe kurera utabashije zero none se ubu ngubu uzi umukuru w'igihugu wacu mukuru w'igihugu cyo perezida Paul Kagame ndumva umuzi afite abana bangahe
ugiye kumbaza ntabwo ubizi ariko izina ry'umukuru w'igihugu ryo urarizi. Ivan uramuzi? Ivan se umuhungu wese. None se ko wumva ubizi nkabandi ko kubaza ngo uza abana biyo ukambwira ngo ntabwo ubazi. Orohasha urabazi? Oroha urambaza iki? Reka nkubaza utubazo tw'amatsiko sibyo? Nkuko nabivuze ndi kidasamura sibyo? Yes. Turahuye. Yes. Niba mfata amakuru hano hepfo ngo ari umuntu. Ura amakuru nyine nyagwanye nigende. Ushaka kugenda se? Nyine uraninda naze. Urugendo rwiza kandi wakoze cyane guhura nanjye. Kidasamura. Wakoze cyane guhura nanjye. Nipe. Unataka nini sasa? Unataka pesa? Orosha. Inyamanza. Orosha. Unataka nini? Unataka pesa? Mimi wewe. Shaka iki? Unataka nini sasa wewe? Shaka amahoro niyo ya mbere kuri ngewe. Urashaka amahoro, nanjye ndashaka amahoro. Niyo ya mbere kuri ngewe. Amahoro n'umutekano. Orosha reba. Reba izi nyama mfite urumva reba do. Nyama ya mbuzi. Orosha inyama nziranyera niyo. Wazibonye orasha zifotore wagisimba ngo zikamere ngo kamere ino zino nyama zifate wakati uhaha neza ariko uhaha neza ngende umukene ariko ubukene bwanjye mfite uburyo mucunga ufite uburyo butwaramo orasha inyama ajya Bogart urugendo rwiza kuraho kamera sezera umuvandi.